Ikaze ku makuru yacu y'uyu munsi, amakuru mutegurirwa na HDI mugiye kugezwaho nanjye Maeva Gakima. Tariki 26 z'ukwezi kwa kabiri, urubyiruko rugizwe n'ingimbi n'abangavu bagera muri 30 rwiga muri GS Rwabutenge rwahawe impamyabumenyi nyuma y'ibyumweru 5 bamaze bahugurwa ku buzima bw'imyororokere. Kuri uwo munsi kandi muri iki kigo hatangijwe club y'ubuzima. Ni igikorwa cyabayeho ku bufatanye bwa HDI na Cricket Builds Hope. Mu masomo bahawe ku buzima bw'imyororokere harimo kwirinda inda ziterwa abangavu, kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse n'inyigisho ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Banasobanuriwe icyo bagomba gukora igihe bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ari nabyo byabahesheje impamyabumenyi. Uhagarariye HDI muri iki gikorwa, Keza Diana, yahise atangiza club y'ubuzima anasaba urubyiruko rw'ingimbi n'abangavu kuyibyaza umusaruro. Ni igikorwa cyishimiwe n'ubuyobozi bwa GS Rwabutenge kuko kije kunganira amasomo abanyeshuri basanze bahabwa nk'uko twabitangarijwe n'umuyobozi w'iki kigo. Kuri club health club yashinzwe cyangwa sitangijwe uyu munsi ku ishuri ryacu, tubona ifite akamaro cyane kuko ije kunganira izindi club twari dusanzwe dufite, kandi ije kunganira mu masomo dusanzwe duha abanyeshuri. Dutekereza rero ko izaba abanyeshuri bazungukiramo ubumenyi butandukanye, nanone bukomeza kubafasha gushimangira ibyo biga mu ishuri, bakabihuza n'ubuzima bwo hanze, bityo tukarushaho gutegura umunyeshuri uzavamo umunyarwanda mwiza kandi umunyarwanda uzaba ushoboye. HDI yanatanze ibikoresho byifashishwa mu cyumba cy'umukobwa. HDI yahuguye abaganga 94 bakora ku bitaro bya Masaka ku burenganzira bw'umurwayi, inshingano za muganga, ndetse banababwira ku iteka rya minisitiri rigena ibyiciro byemewe kugira ngo muganga akuriremo umuntu inda. By'umwihariko bavuga ku ngingo yaryo ya 5 yavuguruwe mu mwaka ushize, aho bisigaye byaremejwe ko izi serivisi zaboneka mu bigo nderabuzima, polyclinique ndetse na clinique bitangiye uruhushya na Minisante. Abaganga bishimiye amahugurwa kuko bagiye gushobora gutanga serivisi nziza. Hari byinshi navuga ko nungutse, kimwe nk'uko ari byo nari nsanzwe mbiziho, ariko bisa naho nungutse ubundi bumenyi bwiyongera kuri ubwo ngubwo, aho nabashoboye gusobanukirwa ese n'iryari umuntu ashobora gukwirwamo inda, n'iki amategeko abiteganyaho cyangwa se abivugaho. Icyo navuga je nasigaranye hari nko kuba umuntu yaterwa inda ari umwana muto, cyo bakunze kwita abamineri mu ndimi zaha hanze, hari ukuba yabatewe inda n'umuntu bafitanye isano kugeza ku gisanira cya kabiri. Hari n'ibindi byinshi mu kuba umuntu ashobora kuba yakwirwamo inda igihe aje atuganye. Ikindi namenye nuko ntabwo ari ngombwa kumubaza ibimenyetso kuko hari ubushinjacyaha cyangwa se izindi nzego ziba zibishinzwe. Icyo twe dusabwa ni ukumufasha iyo serivisi akagira ahantu adusinyira ko yabyemeye. Ni naho dusoreje amakuru yacu, mwakoze kubana natwe, mwari kumwe nanjye Maeva Gakima, naho utaha.